nibyo reka mbasuze kandi mbahe ikaze mbifurize kugubwa neza kuri tariki ya 27 z'ukwezi kwa gatanu umwaka w'ibihumbi 2026. Turagarutse muri studio aho tugiye kubana mu makuru n'ibiganiro by'ingenzi kandi byibanda ndetse binagaruka mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Amakuru yacu rero akaba agiye kugaruka ku ngingo z'ingenzi zikurikira kugeza kuri uyu munota. Abarwanyi b'umutwe witwaje intwaro 23 bigambye gusubiza inyuma uruhande rw'igisirikare cya leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu mirwano irimo isatira Rubaya. Gusa nanone abarimo Wazalendo ndetse na FARDC bakaba bahakanya aya makuru bavuga ko ibi atari ukuri. Masisi ahubwo abaturage batangiye gusubira buhoro Marembo nyuma y'imirwano ikomeye cyane yari yahuje itsinda rya Wazalendo ndetse na FCM23. Ni mu gihe kandi muri teritwari ya Walikale nyeshyamba za FCM23 zongeye kwigarura imidugudu itatu nyuma y'imirwano yahuje FARDC n'abafatanyije. Nyuma y'imirwano ikaze yabereye ahitwa Kanyaru hafi ya Rubaya, FARDC n'abafatanyije mu by'ukuri bakomeje kugaba ibitero bitandukanye kugeza kuri ubwo. Ni mu gihe kandi kuri ubu amakuru ari gutangazwa mu mirembwe muri Kivu y'Amajyepfo, abaturage bakomeje kwikanga ibitero bya drone bikomeje kumvikana hano muri ibi bice nk'uko amakuru aturukayo akomeje kugenda bitangaza. Ku mirongo y'imbere ku rugamba abarwanyi ba Wazalendo bigambye gufata ibikoresho byinshi cyane bya AFC-23 mu mirwano ikomeje kujya mbere hano muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ni mu gihe kandi umutwe wa 23 uri kwamagana wivuye inyuma ibitero bikomeye cyane biri kugabwa ndetse bakavuga ko ibitero bikomeje guhungabanya umutekano w'abaturage nk'uko amakuru akomeje kugenda bitangaza mu makuru aturukana muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ari n'andi makuru agiye atandukanye tugufitiye by'umwihariko ku mipaka y'uzurwa na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ku bijyanye n'icyorezo cya Ebola ndetse n'ingamba zikomeje gufatwa n'izi mpande zombi uko ari ebyiri. Aya makuru yose rero ni bimwe mu byo tugiye kuba twagarukaho, ariko mbere ya byose mbere ko twinjira mu makuru reka mbanze nsabe mwese mudukurikiranye aho muri mu bice bigiye bitandukanye, aho muri mu myanya igiye itandukanye, ko mwakanda like, share ndetse ibitekerezo byanyu n'inyunganizi byose turakomeza kugenda tubyakira atangirwa ibitekerezo no kuvuga muri comment. Ariko kandi nanone ntibagirwe gukanda subscribe niba usanzwe udukurikirana ukaba utarabikora, cyangwa se niba ari ku nshuro ya mbere udukurikiranye ndagushishikariza gukanda subscribe. Mugerekere no ku Rukiko Info muyisure murebe naho uko byifashe, uranikamo @Rukiko ubundi tujye turushaho nanone naho kujya tubana mu makuru n'ibiganiro bigiye bitandukanye bigezweho. Aya makuru rero reka mu by'ukuri tuyabimburire ku bijyanye n'amakuru yihutirwa cyane amaze kuba yasoka kugeza kuri uyu munota cyangwa se kugeza maginga ya ngaya. Amakuru yakomeje kugenda ajya ahagaragara byihutirwa cyane kuri ubwo biravuga ko imirwano ikomeye cyane yongeye gusubukurwa mu bice byunamiye Rubaya nk'uko amakuru atandukanye yakomeje kujya ahagaragara akomeje kugenda abigarukaho. Iyi mirwano ikomeje kumvikana mu bice byegereye Masisi, ikaba ikomeje gutera ubwoba ndetse n'amakuba mu baturage batuye muri ibi bice, abo bakomeje kugaragaza ndetse no kwerekana ishusho y'uko kuri ubu bikeneye ko imirwano ihagarara. Ku munsi w'ejo imirwano yarumvikanye yitwa Kanyaru, ariko kuri ubu ngubu nabwo biratangazwa ko imirwano yakomeje mu bice byegereye Rubaya ndetse byatumye kugeza kuri ubu ngubu abari mu mujyi wa Rubaya batangira gukangarana ko isaha iyo ari yose cyangwa se umunota uwo ari wo wose iki gice mu by'ukuri ashobora gutangira kwinjiramo cyangwa se kugaragaramo abarimo mu by'ukuri Wazalendo. Gusa nubwo bimeze gutyo biravuga ko agace ka Nyabiyondo kamaze kwisukanuramo imirwano ikomeye cyane hagati ya AFC-23 ndetse na Wazalendo, byatumye abaturage benshi cyane n'umutwe wa 23 batangira guhunga berekeza ahitwa Masisi Centre nk'uko amakuru aturuka muri ibyo bice akomeza kugenda bigaragaza cyangwa se akomeza kugenda bigarukaho. Imirwano yabereye muri aka gace nayo ngo ikaba imirwano ikomeye cyane ndetse imirwano yateje ubwoba n'amakuba mu baturage batuye muri ibi bice. Gusa nubwo bikomeje kumvikana ko muri icyo gice ariko barimo imirwano, hari amakuru akomeje kugenda ahwihwiswa. Nyuma y'imirwano ikaze yabereye Kanyaru hafi ya Rubaya, FARDC mu by'ukuri ya 23 yakomeje gutangaza amakuru avuga ko baba basubiye inyuma. Ni ku gicamunsi rero imirwano ikaze yakomeje kumvikana hafi cyane n'umujyi wa Rubaya muri Masisi muri Kivu y'Amajyaruguru. Nyeshyamba za FCM23 zagabye igitero cyo kwisubiza ibice zari zatakaje
bivugwa ko ibi bitero byagabwe ku ngabo za FARDC zifatanyije na Wazalendo. Mu masaha make gusa izi ngabo za leta zifashe agace bita Kanyaru. Amakuru aravuga ko abarwanya M23 bahawe imbaraga n'ingabo zaturutse Rubaya bahise bagaba ibitero ku birindiro by'ingabo za leta n'abafatanyabikorwa bazo muri ako gace, humvikanye urusaku rw'intwaro ziremereye ndetse n'izoroheje, ibintu byateje ubwoba abaturage benshi. Umuturage wavuganye n'itangazamakuru agira ati imirwano yegereye cyane Rubaya kuva kuba Poroso kuva kuba Poro kugeza i Kanyaru twumvaga ibisasu byinshi n'amasasu adasiba. Hari abaturage bihishe mu nzu zabo, abandi bahunga berekeza mu duce babonaga ko hatekanye. Amakuru akomeza avuga ko ingabo za FARDC n'abari bafatanyije zari zatangiye kwegera Rubaya zinyuze mu majyepfo ahazwi nko kuba Poro, hafatwa nk'inzira y'ingenzi yinjira muri uwo mujyi w'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro. Ariko kubera ubufasha n'imbaraga M23 yakomeje kubona, izo ngabo ntabwo zabashije kwegera muri bice, ahubwo zagarutse Kibabi nko mu birometero 15 mu majyepfo ya Rubaya. Undi muturage aragira ati twabonye abarwanyi benshi ba Wazalendo berekeza Kibabi nyuma y'igitero cya M23. Ubu haracyari urujijo mu midugudu ikikije ako gace. Abaturage bakomeje gutangaza ko bafite ubwoba bwinshi. Imiryango myinshi yatangiye guhunga ndetse itinya ko imirwano yakomeza gukaza umurego hafi ya Rubaya, umujyi ufite agaciro gakomeye kubera amabuye y'agaciro ahora mu by'ukuri akeneye hano ku mpande zombi. Kugeza kuri ngubu Rubaya umutekano ukomeje kuba iyanga kubera ibibazo by'imirwano bikomeje kugenda birushaho kumvikana muri iki gice. Amahoro yo ngo asa n'ayabuze, ariko kandi nanone hari uduce imirwano isa nkaho yahagaze ahitwa nka Maremo. Ni kamwe mu duce turi muri kilometero nkeya cyane hano muri Masisi na Rubaya. Nyuma y'imirwano ikomeye yahuje abarwanyi ba Wazalendo n'inyeshyamba za M23 kuva kuwa kabiri muri aka gace, abaturage batangiye gusubira buhoro buhoro muri aka gace. Nk'uko amakuru abivuga, imiryango myinshi yari yarahunze, imirwano yatangiye imiryango yatangiye kugaruka mu ngo zayo nyuma yo kumara hafi amasaha 28 barimo abishe mu mashyamba ndetse bari no mu buzima bugoye kandi bwuzuyemo ubwoba. Aya makuru kandi avuga ko abaturage benshi bahasize ibyabo kuko bimwe mu bintu byabo byasawe cyangwa bikajyanwa n'impande zari ziri mu mirwano muri midugudu. Imibare y'agateganyo igaragaza ko abantu niburi 9 bapfuye, barimo abasivile 4. Hari kandi abarwanyi 2 bafite M23 bafashwe imiri n'abazanendo muri iyo mirwano. Amakuru aturuka mu nzego z'umutekano avuga ko nyuma yo gufata Maremo mu gihe gito, abazanendo basuye inyuma berekeza Minjenje, agace kari ku mpaka wa Masisi na Walikale. Nubwo abaturage batangiye gusubira mu byabo, umutekano wacyari muke muri ako gace. Haracyari ubwoba bwinshi mu baturage batewe impungenge nuko imirwano ishobora kongera kubura hagati y'impande zombi. Mu makuru atugeraho n'ubundi dukomoza kuri Walikale, hari amakuru avuga ko iki gice nacyo cyaba kibasiwe kugeza kuri uyu munota n'imirwano ikomeye cyane, ndetse yewe bikavuga ko imirwano yahuje umutwe wa 23 ndetse n'itsinda ry'uruhande rwa leta y'Kinshasa. Gusa icyakoze bikavuga ko imirwano y'ahangaha muri Walikale, iri huriro ry'igisirikare cya leta ya Repubulika Demokarasi ya Kongo FARDC yabashije kuronka intsinzi ndetse no guhagarika ibikorwa by'abarwanyi ba F23 mu duce tugiye dutandukanye. Walikale ni kamwe mu duce twakunze kugenda tugaragaramo mu by'ukuri ibitero byinshi ndetse n'imirwano ikomeye cyane kuva mu minsi yashize. Gusa bamwe bakavuga ko iyi Walikale mu by'ukuri bitigeze bihira abarwanyi ba AFC23 mu by'ukuri gukomeza kwigarurira mu by'ukuri imwe mu myanya yo muri icyo gice, nk'uko aya makuru agenda tugeraho cyangwa se amakuru yakomeje kugenda asohoka agaruka ku bijyanye n'izi ngingo agenda abigarukaho. Ibitangazamakuru bigiye bitandukanye no byagiye bikomoza kuri izi nkuru z'imirwano ikomeje kugenda yumvikana mu bice bigiye bitandukanye ahangaha rero muri Repubulika Demokarasi ya Kongo. Gusa kandi nanone nubwo wumva bimeze gutyo mu by'ukuri
hakomeje kumvikana imirwano idasanzwe. Biragaragara ko mu by'ukuri biragaragara ko hagikenewe ingufu zikomeye cyane zigomba gushyirwa muri uru rugendo rwo guhagarika imirwano, kubera ko ibiganiro byagiye bibaho bivugwaho kudatanga umusaruro, ndetse ikiyongeraho abenshi bagatangaza ko mu by'ukuri nta n'ingufu bifite, kandi none impande zigiye zitandukanye ziri mu mirwano zitigeze zubahiriza ibyagiye biganirwaho muri mu by'ukuri ibyo biganiro. Kandi nanone hanyuma rero mbere yuko twinjira muri amakuru yo muri Walikale, reka nkubwire ko abari mu Minembwe bakomeje kugaragaza ko kugeza kuri ubu ngubu babangamiwe ku buryo budasanzwe n'ibitero bya drone bikomeje kugabwa muri utwo duce, mu gihe umutekano ukomeje kurushaho kuzamba. Mu gihe umutekano ukomeje kuzamba mu bice bitandukanye byo mu misozi miremire ya Minembwe ndetse no Plateau, umwe mu baturage batuye muri ibyo bice byo mu murenge mu ntara y'Kivu y'Amajyepfo yahaye amakuru atandukanye, yashyize hanze amakuru atandukanye avuga ko ibitero bikomeje kugabwa na za drone muri Repubulika Demokarasi ya Kongo zifatanyije n'ingabo z'u Burundi wazana FDLR. Avuga ko ibyo bitero bikomeje guteza ibihombo bikomeye ku baturage ndetse no kwangiza ibikorwa remezo by'abasivile. Uyu muturage rero ngo avuga ko ibi bikorwa by'imirwano ndetse n'ibitero bya drone byakomeje kugenda bituma benshi mu batuye muri ibi bice bafata iya mbere bagahunga mu rwego rwo gutinya ingaruka zishobora kuba zabageraho ndetse n'ibishobora kuba byabaho bitewe n'iyo mirwano yakomeje kugenda yumvikana mu bice bigiye bitandukanye by'ahangaha muri Kivu y'Amajyepfo. Rero hakaba hakenewe imbaraga nyinshi zigomba gushyirwamo. Uyu muturage yavuze ko ibi bitero bimaze iminsi bikorwa mu buryo bwikurikiranye cyane cyane mu masaha y'ijoro. Abaturage bavuga ko babayeho mu bwoba n'ihungabana rikomeye bitewe n'urusaku rw'amasasu ndetse n'iturika ry'ibisasu by'indege za drone. Bamwe mu baturage bavuga ko mu by'ukuri bikomeje kugenda biteza ibibazo bikomeye cyane ku baturage, harimo aho amashuri yahagaze ndetse bimwe mu bikorwa remezo birimo n'ibitaro bikaba bivuga ko byangijwe n'ingaruka z'ibyo bitero, nk'uko amakuru atandukanye agenda bivuga. Nk'uko ubutumwa bwe bubivuga, ngo amazu arenga 15 amaze kwangizwa cyangwa gushya kubera ibi bitero, mu gihe abantu 5 bamaze gukomereka barimo abagabo 2, umugore umwe ndetse n'umwana umwe. Yavuze ko abakomeretse bose ari abasivili b'abanyamurenge batuye muri utu duce twibasiwe. Uyu muturage agira ati amazu drone z'ingabo za FARDC n'abambari bayo batwitse ku wa mbere mu by'ukuri saa 8. Ahahiye niyo mihana ya Rudabagiza, Gakenke ndetse n'aho bita Rundu. Iyi mihana yombi ngo uko ari 3 ikaba yarafashwe n'inkongi y'umuriro ndetse yaturutse kuri ibyo bisasu byaturikiye muri utwo duce, nk'uko bigaragazwa cyangwa se bikomozwaho n'uyu muturage. Avuga ati rwose ahangaha muri iki gice hakenewe mu by'ukuri ko ibitero bihagarikwa. Yakomeje asobanura ko ibindi bitero byabaye no ku wa gatandatu w'icyumweru gishize, aho andi mazu yangiritse ndetse abantu 2 bagakomereka. Yongeyeho ko ku wa mbere hakomerekejwe abandi bantu 3. Ibi navuga ko bikomeje gushyira abaturage mu kaga gakomeye. Ati hari andi mazu yahiye ku wa gatandatu w'iki cyumweru gishize, n'abantu bamaze gukomereka bakaba ari 5. Ku wa gatandatu hakomeretse 2, naho ku wa mbere hakomereka abagabo 2 n'umwana. Abaturage bavuga ko iki kibazo gikomeje gukaza umurego ari uko ibitero bikorwa cyane nijoro, bigatuma benshi batongera gusinzira cyangwa gukora ibikorwa byabo bya buri munsi mu mutekano usesuye. Hari amakuru avuga ko bamwe mu baturage batangiye guhunga berekeza mu bice bifatwa nk'atekanye kurushaho, gusa n'ubundi ngo bikaba ay'ubusa kuko ibice byinshi hano muri Kivu y'Amajyepfo byakomeje kugenda bisatirwa n'iyi mirwano, ndetse bikagaragara ko mu by'ukuri ibitero byanga muri Kivu y'Amajyepfo bisa nkaho bidateze guhagarara vuba, kubera mu by'ukuri bigaragara ko hakomeje kugenda hanifashwamo intwaro ziremereye cyane. Mu butumwa bwe uyu muturage yashimangiye ko abaturage bo muri Minembwe bamaze guhura n'ihungabana rikomeye kubera uko ibitero bikomeje kuba byinshi kandi nk'uko abivuga bikibasira ahantu hatuwe n'abasivile. Yagize ati rwose iwacu umutekano uhagaze nabe cyane, drone iri kurasa mu ijoro ikarasa
ikarasa bukarinda wica. Abaturage bamaze kwamuka kubera izo drone z'ingabo FARDC n'abambari bayo barimo ingabo z'u Burundi na Wazalendo FDLR. Kugeza ubu nta rwego rwa leta ya Kongo cyangwa urw'ingabo zivugwa muri ayo makuru ruratangaza icyo ruvuga kuri ibyo birego. Abaturage bakomeje gutanga, gusa abaturage bo muri utu duce bakomeje gusaba imiryango mpuzamahanga n'abaharanira uburenganzira bwa muntu gukurikirana ikibazo cy'umutekano muke n'ingaruka z'imirwano bikomeje kumvikana hano muri ibi bice, ndetse binagira ingaruka zikomeye cyane ku baturage b'abasivile batuye muri ibyo bice. Abaturage rero bakaba bavuga ko cyangwa se bakaba bakomeje gutangaza ko barimo kugorwa ku buryo bukomeye cyane n'ibitero by'indege by'umwihariko za drones bikomeza kugenda byumvikana hano muri tuno duce tugiye dutandukanye two muri Kivu ya Amajyepfo. Rero nk'uko bigenda bigarukwaho mu buhamya butangwa n'abaturage bavuga bati ibintu birimo kurushaho gukara. Mu makuru atandukanye akomeje kugenda atugeraho rero, kandi nanone nk'uko nari mbibabwiye muri Warikare, imidugudu ya Ihura, imidugudu irimo Katobo ndetse n'aho bita Mukohwa yakomeje kugenda yumvikanamo imirwano ikomeye cyane. Imirwano ikaba yahuzaga umutwe wa 23 ndetse na FM23. Ahangaha akaba ari muri Kisimba muri teritwari ya Warikare mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru. Iyi midugudu rero irimo Ihura, Katobo ndetse na Mukohwa nyuma yo kuberamo imirwano amasaha menshi cyane ihanganishije izi mpande zombi. Imidugudu yaje kubona nyirayo nk'uko amakuru aturuka muri ibyo bice akomeje kugenda bitangaza. Ni mu by'ukuri imirwano ikomeje kumvikana nyuma y'imirwano ikomeye yahuje izi mpande zombi hamwe no kuvuga FM23 ndetse na FARDC bashyikiwe na Wazalendo. FM23 yabashije kongera mu by'ukuri kuba yahura n'uruva gusenya muri tuno duce, gusa biravuga ko izi nyeshyamba mu by'ukuri zabashe kubona ubufasha bw'abarwanyi baturutse muri Rucuru, muri teritwari ya Rucuru mu gace ka Kalembe ndetse no muri Masisi, kuko byatangajwe n'amasoko y'amakuru aturuka muri ibyo bice akomeje kugenda bitangaza. Gusa biravuga ko ingabo za leta zakoresheje drone mu gutera ibisasu ku bindiro mu by'ukuri by'ingabo za leta, no kuvuga izi nyeshyamba Prito. Nubwo FARDC na Wazalendo bagerageje gukomeza kwihagararaho, biravuga ko mu by'ukuri hari bimwe mu bice basubiye inyuma, ariko kandi masoko atandukanye akavuga ko mu by'ukuri ingabo za leta nabo bafatanyije bagifite ibindiro byabo mu duce twa Ngambi ndetse n'aho bita Buhimba two mu gace ka Banamurema ho muri ibi bice nk'uko amakuru aturuka yakomeje kugenda bitangaza. Gusa bikaba bigarukaho ko imirwano yakomeje kugenda yumvikana, cyangwa se imirwano yaje kumvikanamo intwaro ziremereye cyane ndetse n'ibisasu bikomeye, nk'uko amakuru akomeza kurushaho kugenda tugeraho, arushaho kugenda bitangaza cyangwa se arushaho kugenda bigaragaza. Gusa kugeza kuri iyi nshuro nk'uko natangiye mbikubwira, bamwe mu barwanya ba 23 ndetse n'abashyikira uruhande bagaragaje gahunda yo kwigamba gusubiza inyuma ibitero by'umutwe wa 23 kuri inshuro. Gusa bamwe bakavuga ko ibi mu by'ukuri bidakwiye kwizerwa. Kuva mu gitondo cyo kuri 27 Gicurasi, uduce dutandukanye muri teritwari ya Masisi turi kuberamo imirwano ikaze. Gusa FM23 yaje kwigamba gusubiza inyuma uruhande rwa leta muri imirwano iri kubera mu ntera y'ibirometero bibarirwa muri 15 uvuye centre Rubaya. Ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zirimo gufatanya na Wazalendo. Gusa kugeza uyu munsi ntiharamenyekana uruhande rwatangije iyi mirwano cyangwa ruri kwitwara neza, ariko abaturage bamaze igihe kirenga icyumweru bahungira aho batekereza ko hateganye, bo barakomeza kuzinga utwangushye bava mu ngo zabo kubera imirwano ikomeje kugenda yumvikana. Kuva mu gitondo cyo ku itariki 23 Gicurasi kugeza mu masaha y'igicamunsi, FM23 yambuye mu by'ukuri ibice bigiye bitandukanye nk'uko izi nyeshyamba ziri kubyigamba uruhande rwa leta. Abavuga ngo Bukinanyana, Gasenyi, Runigi, Karunga, Bushiha, Nkokwe, Nyakigano, Musheberi ndetse na Kavuta. Gusa nubwo izi nyeshyamba zakomeje kugenda zitangaza aya makuru, ntago mu by'ukuri haragaragara ibimenyetso simusiga kuko bigaragaza ko bafashe ibyo bice. Umuturage utuye hano muri bice yavuze ko mu by'ukuri ibice bikomeje kugenda biberamo imirwano. Hagati umuyobozi wa teritwari Masisi washyizwe na FM23 Emmanuel Ndizeye Rutebuka yasuye abatuye muri centre Rubaya, bamenyesha ko ingabo za leta ya Brigade Demokarasi ya Kongo ngo zitateze gufata iki gice cya Rubaya, ndetse Ndizeye kandi yasabye abatuye muri Rubaya gukorana n'inzego za FM23 kugira ngo bafatanye
gukurikirana ibikorwa byo kurwana ndetse no gufatanya kugira ngo mu by'ukuri birinde ko hari binjirana nk'uko byagarutswe. Uyu muyobozi rero akaba yaratangaje byinshi, gusa reka unyemerere aya makuru tuyahinira ahangaha, tuze gusura amasaha ari imbere ubwo tuza kuba turimo gukurikirana cyangwa se turimo kureba n'andi makuru atandukanye araba agezweho isaha.